Bwana sifiwe. Mwana nakorose hano. Asifiwe, asifiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana tubone gukomeza kuko mbonye ibintu bibaye ibindi. Haleluya, haleluya. Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 10. Cyangwa reka mbere ku murongo wa 9. Dutekerezwa ko turi abanyantege. Muvuge ngo amen. Ako mugatindero. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi birangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko titwicwa. Dusa n'ababara ariko twishima iteka. Dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Amen. Amen. Ndashimira Imana kongera kuba muri uyu mwanya. Nababwiye ko nzajya komozaho akantu kamwe. Mu minsi nabaye hano hari ibintu byinshi Imana yakoze. Abantu bakaza bampamagara nageze i Rwanda. Ibyo bintu byose mbikubiye hamwe n'ibindi byinshi Imana yagiye ikora iriya hiri. Uyu munsi twiriwe ku gitangaza cy'umuntu umwe gusa. Tugitindaho tukizengurukaho umunsi wose. Amen. Ijambo ndibuvuge ndavuga ijambo rivuga ngo icyo itorero rikora bigaragara nk'ibisuzuguritse, ariko n'ibyo bikomeye kurenza ibyo abantu batekereza ko bakoze ibikomeye. Mu minota mikeya nitumara tuze kubakaho akanya gatoya. Ndashimira Imana kubona Joli icyo muri twari kumwe yacikira sinzi ikibazo yagize. Joli twari kumwe nawe mu iki cyagihe Imana yabagiriye neza. Ari mu bantu cyagihe Imana yagiriye neza. Siko Joli? Nawe rero yavuze ko azi uyu munsi tukabana. Nawe n'ibyo turo yatanze. Imana igumugisha. Ndashimira Imana kubona Peter twiriwe ku gitangaza cyane. Uyu munsi twagitinzeho. Imana yakoze ibintu bikomeye. Kuba Peter afite abana wabimenya se? Ariko we yabyumvise. Asifiwe, asifiwe. Ndashimira gusa ko ntakumenya wa uri mu ikanisa ugataha bwashobora ukagaruka mu ikanisa. Ejo nakubonye nshaka kugukeka ariko sinarabyumva yoba wese toye n'undi none basa abanyamurenge bazabasa cyane. None ni wewe umwe wacu ndabona. Haleluya, asifiwe. Nuko ibyaha bigira ingaruka mbi, ariko nzatekereza ngo baza kabijamo.
ku bantu batabigiyemo nyine muzoreke, ariko umuntu wabyinjiyemo neza yarangiza akabivamo ntacyo mukaba ababizi byose asiziwe kandi azayumva Imana neza. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ndishimye gaza pitaravuze naje ngabona gukuru nanakurura amateka Imana ni rubasha kabisa. Imana yatubashije muzoyireke igomeza abasha n'abandi mutekereza ko bakigoye. Icyo nacyo ndagishimira Imana. Nongeye gushimira Imana kuba muri iri kanisa rimeze gutya. Mu gitondo nabwiye aposo namubwira ngo turasengera ikintu kimwe gusa, ngiye kuvuga ututungo turaha nitumara dusengera icyo kintu nicyo cyonyine kigira imbaraga zo gukora ibintu bifatika nk'ibi. Namubwiye ubuhamya sinkiburo babwiye muzomwegera aho babwiye twe twaguze kera ubwe bita umwami umama ucengeze mu bantu bagome bagomba gusa ijambo rimwe no babwiye twaguze ikibanza cy'urusengero hegitari tunanirwa kwishyura 15,000 by'ubukode bw'iyo nzu twari turi yari muri icyo kibanza icyatanu cyaha tukamara ukwezi amaturo amashimwe icyacumi ukwezi kugashira tutarabona 15,000 byo kwishyura yari muri icyo kibanza. Imana iratubwira ngo kubera ko mwatsinze imbere yanjye asifiwe ndakibaha njye nyine zokingurira n'Imana. Dusaba akantu kamwe tukaba tukananira bantu ntawe. Ikindi nababwiye muvuge ngo amini. Imbaraga z'Imana mwabonye muva muri iriya shuri mukaba muri mu rusengero rwiza, mu nsengero ziri hano za bene wacu ziri hano nziza, arizo mbaraga mwumva muvuge ngo amini zifite ububasha bwo kugura iki kibanza kiri aha nubwo kirimo miliyoni na miliyoni. Amen. Ejo abatari bahari twavuze ibintu tuzavuga bitatu: ko itorero n'umuryango, itorero ari inzu yubakwa ikabona ku itorero. Ejo twavuze umusingi gusa, urufatiro. Tuvuga Yesu ko ari we rufatiro, ariwe twese tugira gute twubaka. Pawulo aravuga ngo nk'umukozi w'umuhanga wabashije gushyiraho urufatiro ngo twese nitudakubaka ngo umuntu abanza yitonde uko agiye kubaka udashiraho ibyatsi, kuko urwo rufatiro ruzamugera igihe rukanyuraho umuriro. Igipimo cy'ijuru uvuge ngo amini. Umunzani w'ijuru, umunzani urumvikana, wa munzani bapimiraho ibishyimbo, umuceri, ni ukuvuga ngo umunzani w'ijuru wo gupima byose kuri wa rutare ni umuriro. Buri wese arubaka asifiwe. Barangiza akavuga ngo ubwo abubatsi babaye benshi ku rutare rwa Yesu nimunyuzamo umuriro turebe abahabubaka abubatse neza banyuzamo umuriro bwe zikama zisha zose zigashira, hakazasigara utuntu nka 2 cyangwa 3. Uyu munsi ndavuga noneho agaciro kajyamuye ryubatswe kuri wa rutare, kandi nayo si amabuye yose. Aho twasomye muri Petero haravuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima. Muvuge ngo amini. Amabuye mazima bivuga ko hari andi mabuye atari mazima. Ibuye rihumeka, ibuye rikora, ibuye muvuge ngo amini. Ibuye neza riri muri Yesu neza rikajya neza muri Yesu utitegereje neza
gutandukanya urutare n'ibuye ryagiye hejuru ya rwa rutare. Dore uko abo hanze batubona. Amen. Baza batubona nk'abantu basuzuguritse, batubona nk'abantu bo hasi, ariko imbere y'Imana, imbere ya rwa rutare twubatse, turi ibirangirire. Muvuge ngo amen. Ndaza kubabwira utuntu duke ngendagiyemo. Imana igakora ikintu cyane aba specialist tuzi bari ku rwego rw'isi. Igikoresheje umuntu umeze nkanjye cyangwa nka apostle cyangwa n'undi wese abe n'akazungu kuri hariya, Imana ikamukoresha ikintu docteur specialist ku kintu runaka yananiye. Urumva umuntu yose uwo muntu ni ikirangirire. Amen. Nose ntacakindi kuko urabona ari umugabo ushoboye. Sicho uzosubutanga ituro rishimwe. Aposto uzomubwira no kukubwira amakuru. Namara atanga ituro rishimwe. Yarashira amakuru azayakubwira. Iyaba wishimira ibitambo nari kubigutambira, ibitambo Uwiteka yishimira n'umutima umenetse, ibitambo imitima imenetse. Muri cya bintu bine twavuze bigize urutare, ikintu kimwe nicyo twasigaje ngiye gusesengura muri aka kanya gatoya nifashishije iki cyanditswe twasomye. Iyo ibuye ridasha tirisaze, uvuge ngo amen, rigakomeza kugira agaciro, tirigire n'indi sura ngo rihinduke, rigahora rifite agaciro. Umukristo nyawe ahora agira agaciro. Uvuge ngo amen. Ahora aba ku isoko, ahora akenewe. Haleluya, haleluya. Asifiwe. Muri ibintu Pawulo yavuze, reka mvuge ibintu bitatu biza bigaragara cyane ko turi hasi. Ni igihe abantu bazabona ko tuzatuza mu nzu y'Imana kubera imibabaro, kubera kubara, kubera ibibazo byaturenze, kubera ingorane, kubera bagatekereza ko kuza mu nzu y'Imana ari ahantu tuza kugira ngo umubabaro uturiho ushire. Ariko si Pawulo yaravuga ngo nubwo tuboneka nk'abantu bababaye, ariko ngo twishime iteka mu buzima bw'umukirisitu. Uvuge ngo amen. Ahora ahenze iyo mu buzima bwe nubwo yarababaye atagaragaza umubabaro, ahubwo akagaragaza ibyishimo. Ahantu tuzajya kugaragaza umubabaro ni imbere y'Imana, niho dusuka amarira yacu, niho dusuka umubabaro wacu, ariko twagera imbere y'abantu. Uvuge ngo amen, tukishima iteka. Amen. Ikindi ni ubukene. Mbega ubukene, twumva ukuntu Reverend Eric kera ibintu yari yabizambije kuri iyo nta kintu. Ni ubukene. Nta modoka ufite, n'uwo nta esanse, nta tanki, nta nzu yawe, uri mu bukode. Kera kurakubita imibare, ubukonde, kugaburira abana, ishuri, ukazuja muri depanse ikarenga ifite nk'abatari ko ese iri kanisa ryo reka nanjye mbe kugabanya, noneho ya 200
umugore ahahe ndebe ko ejo rizare ubukene. Ariko Pawulo muvuge mami, Pawulo aravuga ngo dutungishije benshi nubwo tugaragara nk'abakene. Asifiwe, asifiwe. Muvuge mami, dutungishije benshi aposo, dutungishije benshi. Hari abantu baza batanga amafaranga kwa muganga agashira, wamusengera mu kintu cy'itanu akabakira, ubwo tumutungishije. Bitane shitera kagamba gutanga, wari gutanga ifaranga cyake twiga ke mugasa, ari nizo yatanze ziragenda zo kubwira amakuru. Ariko Imana irakomeye. Na
ngo nawe yamubaza ngo se uyu wanditse iki gitabo ni wawe wivuga cyangwa karavuga uti sipa bamwe bose wamwemera kinjira mu igare ryawe kagenda kugusobanurira hatinjira ngo amakutu ubwenge aramusobanurira wahera mu byahantu avuga Yesu aramuzana agemura Yesaya muhanuye ngo aramubwira ngo Yesu watuvuga yarapfuye yarazutse yagiye mu ijuru azagaruka kandi kugira ngo umwakire neza nuko ugomba kubatizwa kuba neza bageze kuruzi ngo yamamubwira ngo se hari amategeko ari hano abaye batizwa ntawe n'ibintu upfa kwigana ngo yamamubatiza kubera imbaraga Filipo yari afite uvuga ngo ni imbaraga z'Imana ziramufata ngo ziramugurukana agenda ibirometero 10. Aha ni ikibazo kiba ku bakristo ni ukutumva ibintu urabagije Yesu reka kubwire ko nakuboneho byose nkeneye mu buzima. Yesu araduhagije muri ubu buzima busanzwe. Amen. Muri ubu buzima busanzwe Yesu araduhagije no mu bundi buzima buzaza n'abarahagije. Impamvu Yesu Pawulo yavuze ngo dufite byose asifiwe yigeze kubwira abakorinto n'abanyamahanga arababwira ngo murabizi abayuda turabaruta dufite icyo tubarusha ngo baramaze ngo se mu muturusha ngo icambere uvuge ngo amen nuko dufite umugabane mwe mudafite. Abayuda buriya ijuru ni ryabo muvuge ngo amen buriya barariha cyarandi mugabane wawe urahari urategura dufite iby'umwuka dufite iby'amwe mudafite dufite ibyo twizeye turabifite mwebwe ko muragenda mufata utwanyuma imisigazo ngo barababwira iti ndarababwira ngo niba noneho ngo mwitonde cyane niba hari ishami rifashe kuri nyina cyarahwanyuwe bakarikuraho kubera n'amanyanga yabo noneho mwe muringurukiza mwaraje timwafashe kuri mufata kwishami muringurukiza muzingurukiza abana kukitungamona igiti cy'ikivumu azamana ikindi cy'uburimo kama kikubitamo kikamera kandi kigakora n'iterambere nuko tumeze kuri Yesu. Abayuda beza barimo muvuge ngo ni abayuda bene Yesu barimo natwe tukaza nk'igurukizi tugafata bamare barabwira ngo niba ishami nyirabyo iri bitera rihwanye kaza mwegurukizi twenda kera tuba twagiye babyarana muri Yesu dufite byose. Amen. Kandi mu buryo bwombi ubu buzima busanzwe uko tumeze kose turanyura ariko abisi ntibaza bari icyaka uvuga ngo amen dufite kuzahembwa kandi ibyo tuzahembwa abisi ntabyo bafite. Amen. Icyaka aricyo navuze narimo ntangavuge twebwe Pawulo muvuge ngo amen. Pawulo yaravuze ngo iyo ndi mutegeke ngo niho imbaraga z'Imana zazigaragara cyane abantu bibwira ko ataba karani n'iby'Imana izigaragaza imbaraga zayo asifiwe kandi cyane niyo abantu Imana itarikora kugira ngo yeshe icyubahiro. Yesu yakandi kubwira abakorinto arabwira ngo Imana tiyishimiye ko abantu bayimenye ngo bakoresheje ubwenge bwabo ngo nta nubwo yishimiye ko abantu bayimenye bakoresheje imbaraga zabo ngo ahubwo yazanye ibifuzo ubwiriza ibinyategeko kugira ngo ikoze ibinyembaraga izane imeze nk'ibintu bipfuye by'ubuswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Abakunze gukora za gahunda za
Yesu hari ibintu bimwe Yesu azavuga nawe waba kubitekereza mu bwenge ukamutinya gusa kubireka ukamwanga reka bikore cyangwa kubikurikirana cyane bigaferinga kandi Imana atazi umuti. Apostle nubaza Peter umuti Imana yatanze titwovugira hasi ni ikintu tobwiye umuntu ngo wacu ariko ikibazo cyane ndiranye muvuga ngo amen. Imana yameze n'akantu gasuzuguritse gatoya abari kuvuga ngo uyu muti natwe batwaza batise kuko ni gute. Hari umudamu we twasengeye Rwamagana yari amaze imyaka 7 adafite umwana ngo turangize tujya kumusengera Imana atubwira ngo muzane imbuto y'ikigori ngo bayiteke mu mazi ngo namarayike imwe indeti imwe y'ikigori mu cyari babura indeti imwe y'ikigori muyiteke nimumara ayiki azobyara kandi umugabo we yageze hano agakanya baramubwira ngo turagusezereye ugende ubyakire ubimenyere tuzobyara. Iyo animaci yarananiwe byararangiye ntatageze afite amafaranga arifuza birananirana turamubwira ngo Imana twe yatubwiye uzobyara ariko ntiratubwira finale y'uzobyara turacyarimo tuyitereta turacyarimo tuyinginga tuyibaza ngo ese bimeze gute baba. Aratubwira ngo none ni impamvu z'uko nyine ibitaro bimwe bidafite n'imbaraga zo kumpima reka n'ubudisi ibitaro Nairobi agakanga igendeyo bafite abasipesiyaliste ngo bamukubita gucunga gutyo baramubwira ngo ugende ubyakire tuzobyara. No gutekereza mu Buhindi uyu mudokiteri waho gupima avuye mu Buhindi kandi niwe ufite specialiste ku rwego rw'isi nta wundi uzosanga mu Buhindi ni uyu waje wabiza amahirwe muhuriranye nabo ibisubizo ugende ubyakire ubimenyerere ngo yaje yashize n'umunsi atubwira amakuru amaso yari mati tumara tubazima w'Imana watubwiye ngo urugo ruzongera abana none abaganga bakaba bamuhebuje turasubira duhere Imana kugira ngo ikoze isoni ibigaragara k'ibinyabwenge muvuga ngo ni mugende muzane ndetse y'ikigori muyiteke nimara muyiwe aratubwira ngo kubera ko mbubaha abakozi b'Imana reka mbikore ariko njye sinbyizeye. Imana ibuze ikindi kintu gikomeye ikigo ni isafuriya irimo turamubwira ngo natwe kubera kubaha Imana natwe twabyemeye ko natwe dufite ubwenge bw'uko ufite kandi tubitekereje kuko wabitekereje iyi ndetse ntitwoyiteye ariko wemere twaba tubaza basa ubwenge tubushyire ku ruhande nitumara turebe icyo Imana izakora. abantu babaga bari kuri turicara ku isafuriya dutegereza kuri metero ikigorisha ariko Imana irakomeye. Amen. Narasha tukayibwira na mwenzi wanjye ariko tweretswe neza ibintu wabona turimo tizaducikanye uwo mugoroba
uwo mugoroba yaduhamagaye tutaragera i Kigali aratubwira ngo ndakize. Ukize nabyumvise mu mubiri kera yanjye kwikoza akazi kera kaba indete imwe apana n'ikigo cyose ndetse dufite byose kubera ko hari ikimana zishura abanyabwenge n'abahanga batazi igakora ibintu bikomeye. Ubu mbabwire mu rugo bafite umwana w'umukobwa tugiye gusengera ikintu kimwe cy'itorero hanyuma dusengere n'abantu muri rusange. Hari ikindi kintu nitujya kugera ku mabati ejo tuzovuga ku nkingi uwo musingi n'amabuye tubirekeye aho ngaho gusa umenye ko uwa gaciro asifiwe. Kijyanye ikintu kizagukandamiza ngo wumve uri hasi uri uwa gaciro imbere y'Imana uwa gaciro asifiwe. Kandi Imana ishobora kugukoresha itagaciro birashoboka kubera ko wubatswe ku rutare rw'agaciro kandi rwa rutare se ntibarwanze ngo abo basi bararwanze yego kandi arimo gukomeza ijuru kandi arimo gufata inguni hariya izigahagarara neza bararwanze ariko abarume barakomeye. Ikintu nari mvuze nitugera ku mabati ya hejuru nzababwira ukuntu tugomba kumva Imana kurenza kuyumvira mu byo dusanzwe tuzi. Nitugera ku rwego rwo kumva Imana kurenza uko dusanzwe tuyumva tuzayumva n'ukundi tutari dusanzwe tuyumva. Buri gihe abantu bazi ngo aposto ataramuraka ikiganza tiyoki ariko abana bo mu mwuka nabaza bumva ko barandika ibiganza bagakira. Ariko uwakuze muvuge ngo amen apfa kumva gusa ijambo tayari akizera. Mbabwira n'ibindi banga iyo turaha haba hari izindi mbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izoshobora kugira n'agateguruka wabarangiza aho gufatira icyawe hano ukaza kukurikirana mu ngo gusenge nyine kubera ko ni pasiteri nzobikora nta kundi nogira ariko mu yandi magambo zavuga ati wamushije aha uvuge ngo ni ijuru riba ryamanutse ijuru riba ryaje gutabara operasiyo z'Imana ziba zatangiye gukora wabarangiza ukaza kumusanga keragagiye mu mubiri udatekereza i Rwanda udatekereza abana waferize byarangiye. Asifiwe atukuze baba. Mu gihe dusengera kanisa ubwo umutekereza nawe ikindi turi buze kugusengera kandi ucakire kirakunda uvuge ngo amina. Kunda wa musirikare wagiye kureba Yesu nanditse kuri uwo ngo ashyize imbere ya Yesu ngo aramubwira ngo umugaragu wanjye ararwaye kandi ndamukunda. Ari mu basirikare bakora akazi neza none yarwaye ararembye ameze nabi none nari ntekereje ngo umukirize Yesu aramubwira ngo reka nze tujyane. Wa musirikare aramubwira ngo ya nta mpamvu yo kutujyana ntabwo ari ngombwa kandi waje kundeba oya si ngombwa. None ni umusirikare iyo ubwiye umusirikare ngo naze araza namubwira ngo nagende akagenda namubwira ngo fanya kitoro akabikora. None tegeko wewe gusa amurisha Yesu aravuga ngo habe no mu Bayuda kandi umusirikare w'umunyamahanga sindabona umuntu ufite kwizera gukuru yamamubwira ngo genda umugaragu wawe arakize ngo yambare bakisa
bavuze ko umugaragu wanjye akize saa kenda yababera ngo agere mu rugo aravuga ati yakize kare nuko gusa nyine atari telefone baravuga twa telefone turakora bari kumwe na Yesu ngo baraza gusa yakize sanga mwabonye garura gahenga arakira sanga ati saa kenda aravuga ati bicoge kwa kutuvugana na Yesu. Urakoze kuzungana kubikora. Mwizina ry'ubutwari bwawe
bwa Yesu. Amen.
Lui nella chile sabre de Salafani. In Iraq era asile. Libirite toppari in Aporia. Ibaraga sulla sciagare. Ibaraga sulla sciagare. Ibaraga si cora. Tu che ne cora. Che chi mangia che non guarda. Nella giudichezzi. Nella tua sciazze. Nella tua amagaye. Nella tua connexione della garagua. Count. Basa sera sangena. Hallelujah. Batazama na telefone ya aposto. Batazama na telefone ya duari wese. Bamushake. Bashake hantu. Bashake hantu. Bahumvi baraka sawe. Sinakure. 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 Sinakure sibasane. Imbaraga sawe no gukora kwawe. Birushaho kwiyerekana. Urakoze mwami kukugaragaza imbaraga zawe. Kandi itorero ritazubakwa kuri uyu musozi rikaba intangarugero, rikaba igikorwa gikomeye kizafasha impunzi n'abapfakazi n'abatishoboye bakagirira amahoro n'umugisha kuri uyu musozi. Izina ry'ubutwari bwawe Yesu.